umugani ngo hazimu watse noneho ajye kundega erega mageragere nta mbwa ziriyo hariyo abagabo urumva ingegera nk'iyi nyinjirira mu buzima igamije na Theo urumva hazimu watse kandi bigaragara ko mu gihe mwagendanye aravuga ati Theo ndamuzi azi yantangiye ubuhamya gatoya ko ndi umuhanuzi nicyo kibazo gute ururimi rwaguhamirije ari rwo noneho n'inzara nashira amaboko hasi akizwe ajye guhiga yego muntu wese urya udakora wamenyere mbo pasi uyu munsi ni kwa kangahe turi kwa kabiri ejo nzajya gukoresha historique ya MTN narayiciye yego icyo nashakaga kureba narakibonye yego nzakwereka nepo si umpamagaye sinari naramuretse kuva ku itariki 28 wagenda z'ukwa 12 nibwo nafashwe sibyo nshikirizwa inzego za RIB hanyuma ndajya gusohora historique ya MTN barebe movement yose yabaye kuri telefone yanjye mu gihe gihwanye n'iminsi 42 nicyo gihe namaze mfunze kuri groupe hanyuma nje nkwereke nepo yishura imiti mu maforomase akoresha telefone yanjye avuza umugore we hari ikindi kintu ngira ngo twibajije cyane deputy ni wowe koko waba waramwemereye ukamuha telefone yawe ufunze ukamwemera ko telefone zawe naramwiza uretse na telefone ubwo rwanjye so nk'ubureka nkubaza none ampamagaye mama kava Musanze akaza ngahamagara mukuru wanjye ari hano igikondo ngahamagara mabuko ari cyango gakazamuka umuryango gaterana gutya igihe kingana n'iminota 30 Doroteya twaba twasubiranye hano ubwo byansaba isaha yo kugira ngo nsubirane nawe uburiya formule niki sukumubabarira ibyo yankoreye nicyatumye mfata ivarisi ngasohoka ngahunga ariko ikibazo kumubabarira ntabwo wabigikuyeho no buretse gatoya wahunze ninde sigewe niwe wahunze ushaka hanyuma sinemerewe gushaka inzira yatuma munguka yego ibyanjye na Doroteya babyihorere abantu uyu mugabo ngo ni nepo nta n'ubwenge agira kandi ngo yize amategeko umwadeperi bavuga ngo abarokore musenye ingo z'abantu nkaho wakavuze uti niki twakora tukabunga ifuni n'agataro soka n'agatemo kwiperu si ibyo muvuga ngo nshira isoni ukuse nugushira isoni oya Theo ikintu n'umupagani mubi cyane yenda mu gihe mwamaranye bretse pasi hamagara nepo ari hano hepfo atera intebe hano umugore nepo atunze Doroteya twatandukanye ntiyamuha n'akazi ko mu rugo uretse gatoya nepo afite umugore se singira ngo aracyari umusore arubatse ajya abyemera umugore ngo nepo ajya yemera ko ari umugabo oye kino kintu umugore atunze no kuri kamera ntaba kugaragara Big Town ntago ari we wari uri kwiyaminiya w'amadirede ari uri kugaragara undi nawe amwegiserera n'urugambo rura kwinjira mu buzima bw'umuntu ukajya gucukuma iyi ni torturing monsieur hari ikintu twaganiyeho ubushize uruzi yatera kamera akavuga ati jewe Doroteya mama Sharoni byakunda nk'abantu mwakoreye Imana ko umugore wanjye ni umuririmbyi Theogene ndi umuvuga butumwe ni umuririmbyi hano kuri Methodiste Libre Kicukiro hari ukuntu nasanze bamwe mu bayutubazi wagira ngo ubwonko nta buri muhateretsemo ibinyugunyugu iyo atera mikoro akavuga ati niki twakora tukabunga wangu ishyaka afite niryo kunsebye kandi Theo ahomba ndahishyura nabo umugabo anzanire gaze yanjye Depite wiba gaze nabo umugabo anzanire gaze nkwereke message iri hano ivuga ngo nta gutekera iwanjye nyimubajije uyimubajije se akubwira we se ngo nkwereke message ivuga ngo nta gutekera iwanjye uretse gatoya wamusigiye gaze ningegera bamufunga jewe mfungwa namusigiye gaze yanjye yarambwiye ngo umugore ararwaye uretse gato yarambwiye ngo umugore ararwaye nimutize gaze umugore we ngo ntabwo ashoboye gucana amakara nk'umuntu w'umugabo iyo sinayihebye
none ntawe udasera igikoma sha reka mbabwire umva kantu ngo depite wibagaze depite wibagaze mu Rwanda ntawe ubaho amwita depite mbeho iki gihugu gifite abanyabwenge umva nkubwire pasi dufite igihugu gitoya ku ikarita ariko mu bwonko kiragutse s'il vous plaît mu mitekerereze dufite u Rwanda rugari ku buryo u Rwanda rwabuze abadepite ntabwo rwajya muri izo mbeho rujya bita imbeho uzi impamvu idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda rikwiye isi hose indangagaciro kirazira na discipline ibyo byonyine birahagije kirazira ntabwo kirazira kikanaziririzwa ko nepo yakwicara ku ntebe mu nteko ishinga amategeko ntambwe inkwesha umuheha bajya baca umugani ngo hazima uwatsi noneho ajye kundega erega mageragere nta mbwa ziriyo hariyo abagabo urumva ingegera nk'iyi nyinjirira mu buzima igamije na Theo urumva hazima uwatse Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane abadukurikira umunsi ku munsi. Imana ibaho umugisha cyane, Imana iho umugisha umuntu wese ufata umwanya akareba ibiganiro dukora, agatanga ibitekerezo byaba ibyubaka, byaba ibyo kudukosora cyangwa se byaba ibyo kuduha courage. Ndabashimiye cyane hano aho twicaye, ngira ngo turi kumwe na Prophet nibishaka Theogene cyangwa se umuhanuzi. Yesu ashimwe Theogene. Ashimwe iteka ryose. Umeze neza? Ndashima Imana. N'ubwa mbere nkubonye wambaye ikote. Sinakubwiye ko byantunguye ubundi wajya kumbwira ngo amavuta ntago ava mu ikote kandi nta bintu bikaze mu makote nuko nikonjeye. Ahubwo nyine najyaga mvuga ntibura kuntu ukunda amashati. Ibintu by'amakoti buriya ntago ari ibintu byawe rwose. Ntago nyakunda cyane. Kandi baranga ikote rya rifite amavuta ku muvuga butumwa. Ntago mbizi sha. Amavuta aba mu gusenga mu bihe byo gusenga. Amakoti se tukomeze by'amakoti yego umerewe ute? Ndashima Imana. Urashima Imana. Ubu none wicaye hano urumva umeze ute? Nta kibazo mfite. Nta kibazo na kimwe ugira? Ntacyo. Kubera ko uravugwa cyane muri social media. Nuko ndi ibiryo. Yumvuze urarya. Yumuna akuvuza ararya. Yego ndahera mfite ibibazo bibiri ntago ndi bujye kuri uyu munsi ibyo ndi bukubaze gusa. Ndahera kuri mbwo nanjye naramwakiriye ndanamukoresha umudamu waje avuga ko mwabyaranye biba birebire. Gusa abantu impamvu ngutumiye ngira ngo izo biganiro rabibonye. Nakibonye ni mugoroba. Icyuriya mudamu wavuze ko mwabyaranye. Yego ubira bintu byaragutunguye. Waravuze ati se kwa nsize hanze kandi tware bikoze babiri byagenze ko agize ate? Hari ukuntu uvuga ati uyu munyagwa kwa nsize hanze twari twumvikanye. Abitewe n'iki cyangwa se ugatungurwa. N'igihe n'umuntu ukuru ukavuga ati bibaho cyane kuri social media. Nta gishya kuri Theo. Kuva natangaza ko ngiye gukora ubukwe ibi nari mbyiteze. Uriya mudamu uramuzi? Ndarengana. Uriya mwana afite uramuzi? Sha. Murabizi sinjya mpakana. Yego. Sibyo? Nabibonye gutyo sinzi umuntu wampaye link ndareba. Nasetse gusa kuko ni social media nyine. Yego ngira ngo naranakubwiye ati njewe naguhamagaye ndakubwira nti se uyu muntu urambwira ati cyakoze nta comment uko wabibonye aza nanjye niko nabibonye, ariko natangiye kubona abantu bamwe na bamwe bavuga ko hari itsinda ry'abantu rishobora kuba ryaramuteguye uriya mudamu rikamuzana. Ufite abantu bashobora kuba bakora ibintu nka biriya, bagafata umuntu utateye inda, mutabyaranye, mutahuye, mutaziranye, bakamuzana kuri social media. Mbo kubyarana si ikibazo. Yego. Kuko ntago ndi umugabo utabyara. Uzi uriya muntu nkurikije uburyo yasobanuraga, wenda yavuga ati byabereye iwe.
ariko iyo ushizeho ngo mu butayu yanda birambiye twavuyemo. iyo ushizeho ngo mu butayu Mm. niho unsetsa mu butayu koma si imfunguzo z'inzu. Mu butayu niho byari byoroshye kubera Oya. ko washobora kumubwira iwawe ntazi. none se uwemeye kurongorwa mu butayu Mu rugo byagenda ute? mu rugo byagenda gute? muri abahanga niba umuntu yemeye kumanura ikariso Mu mu butayu ibase sibyo? none ari mu nzu. noneho ari mu nzu Aryamye ku buriri bwiza, harimo akazi keza. Ibyo bintu njyewe nta kintu biba bimbwiye pe nta kintu biba bimbwiye. Mhm. uzabona kumvuga bimugaburira namubwira iki? Abantu benshi baravuze ngo biriya bintu ni ibyaha wakorewe, nyamara wari ufite kujya kurega. nta muntu nzajyana mu mategeko Kubera ko baravuze ati nimba adashobora kujya kurega ubwo nibyo rero. nta kibazo. neze kujya kurega bisobanura ko uri Buri umwe ushaka ubutabera. genda akijijwe ntitaye ku mijugujugu ndi umukristo. Uriya mudamu afite nimero ya muri telefone, ntago arakuvugisha na rimwe. yayikuye he? Yarayinyeretse nabonye ayifite. ubwo ashobora kuba yarayikuye hano kuri iyi mihanda. Cyangwa se nimba bivuga ko nta muntu no tutabigira birebire nta muntu wabura nimero yanjye yayishatse. Yego. ya Hoya n'ababiteguye Banayimuha. bamuzi nako bakuzi bashobora kuba barayimuhaye. gusa wenda kugira ngo abantu badakomeza kumenyera bakabona ko hari guceceka cyane ari ubugoryi cyangwa se ari ibindi. Iki cyo kirabyara n'icyo badatekereza. Hoya kandi se rega ndi umunyarwanda Mm. uri mu gihugu cye kandi ufite uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Umva se kandi ugiye kubarega noneho kandi. hari uwo ndeze se? njye mvuze ko hari uwo ndeze. niba umuntu yifata rega Samu ndabizi ko ntago social media nyimazemo igihe kinini ariko namaze kumenya ko social media ari business kandi niba ushaka ko tuganira jya uba open tubwizanye ukuri. Yego. social media ni business 80% ni ibinyoma, 20 isigaye bigize ukuri, 10 bisa n'ukuri, irindi 10 niko kuri, sibyo? uyu munsi ntabwo guhimba inkuru ari ikintu gitunguranye muri social media, sibyo? already reka nemere ko ndi umusambanyi ndi umunyabyaha, ariko ntabwo ndi umusambanyi wo kujya kuryama muri ndabirambiwe nanone. ntago inzu mbamo ntabwo ikaze niyo yaba ari muri chambrette. icyo naba nayishyuriye ni ukuzanamo uwo nshaka, ariko mu butayu niho bigaragarira ikindi kintu. none ngo niba ari igishute ngira intanga se zimena ibishute. ahubwo nyine nashudutse uriya muntu n'uburyo yabimbwiraga ndavuga menya nibishaka yaramuteye dawa kuko yarambiraga ngo nashidutse. shidutse se ni umuyaga shidutse. Narinzi ibyo bintu abantu bajyaga babimbwira. abantu babanze bamenye ko wenda batagira ngo ni brage. ntago nje kwisobanura kuko nta wandeze, ariko reka tuganire iki kintu. Yego. umugabo wubatse arahita nyumva n'umugore wubatse arahita nyumva. wemera Samu ko iyo uri mu nzu unakinga ukaverifiya ngo urebe ko n'inzugi zikomeye? Yego. kandi uri mu nzu. imibonano mpuzabitsina ni igikorwa umuntu wese yubaha, n'umusinzi wasinze wanyoye urumogi ni igikorwa yubaha, sibyo? Yego. niba ubanza kuverifiya ko abana bawe baryamye, ukabanza kuverifiya ko inzu yose ikinze, amarido ariho, warangiza noneho ukambwira ngo mu butayu hariya wabonye muri ndabirambiwe hariya. uyu we rwose navuze ko ukuntu ngewe nzi ndabirambiwe imeze. Biragoye kubona ahantu ho kwihugika kuko ahantu henshi haba huzuye abantu hafi aho, nta n'igihe wajya ngo habura abantu. ariko se ubundi nkubaze, ahatari ihene hari umushumba w'inka, ahatari uw'inka hari umurokore uri gusenga, atari umurokore uri gusenga hari umwana uri gukina umupira nijoro, harimo n'inzira zigenda nijoro mu masaha. noneho ikintu cyantangaje ngo saa moya ngo amuha igihumbi cyakura umuntu ibatsinda mu gishanga cyabatsinda kikajya ku harya ni hehera
Masaka za Kabuga. iyo Kabuga iyo shari Ku Muyumbo cyangwa bo Gahoro. iyo sije tuyihorere, iyo topic tuyihorere. Nge simuzi Ariko biriya bintu biri kwangiza izina ryawe. bo ntago ikibazo ari izina rya Theogene. Nongere mvuga iki kintu, ni wirukankana umugabo nkawe ukabona Sam umugabo nkawe arirutse, ntuzibeshye ko ari imbaraga umurushije. Umwirukankanye kubera ko hari igihe kikwemereye kumwirukankana nawe akiruka, ariko uzasiga imbaraga zizagusubiza inyuma mu gihe nawe azaba kwirukankanye. Nsebya haterera ariko tuzahura hamanuka. Nyirukankana saa 10 saa 9 nzahura nawe hari abandi bakumereye nabi. Uyu muntu wagiye gukina iriya prank agategura uriya mushinga, urabona nta kibazo afite mu mutwe, burarorohewe. Ngo ni itsinda ry'abantu bagera muri 6 ni batari 3. Njyewe rero buriya hari ukuntu inkuru yawe kijya kuri social media abantu bamwe bahise bavuga ati ni Claude na Noheli nibo mwari mumaze iminsi muterana amagambo. Ntawe nshinjije ntawe nzi, Ariko natunguwe no kubona Claude akora ikiganiro ari kuvuga ati rwase hoya noneho bamubeshyeye. biriya byakozwe na ngo niba ari Imenagitero. Imenagitero wabipanze abipanga n'abandi batipe babiri. Gusa hari aho ndi bumugeze. Amaye nka Hari aho ndi bumugeze, nari maze igihe ncecetse nkusanya ibimenyetso. Nakiriye linki 180 za kiriya kiganiro, abantu barira bati naha ugeze nkisekera. Bo ni ukuvuga ngo plani ukuntu ipanze ni uburyo bwo kurangiza Theogene burundu. Ntazongere kuvuga i Rwanda, ntazongere kwegura umutwe, uwamuhaga 1000 ntazongere, uwamuhamagaraga ntazongere. Biraba byita harassing no kwangisha umuntu abandi, gusiga umuntu igisuzuguriro. Nge sinize amategeko, ariko abize amategeko barabindusha. Hari ahantu rondi bumujyane kandi yangana. Njyewe nk'umuntu waganiriye n'uriya mugore ngira ngo abantu bakurikiye ikiganiro naramubajije azamura n'ukuboko kw'iburyo. Ukuboko rero ku muntu ushonje kuriya wabaye ikihebe ni indahiro se, arega indahiro nta gisobanuro ukuri buriya ntureba se. Ngiye gufata amafaranga umugore bamufate bafate n'umwana hanyuma ngiye gukoresha DNA. Amafaranga nzatanga igihe cyanjye ubwo imbere y'ubutabera azagaragaza uwamwishyuye akaza gukora biri. Papa w'uwo mwana ko numvishe ngo arahari nimba ari Nsabimana. Nsabimana uzamukizwa n'iki? Ibyo ntabwo mbizi. ubwo umwana afite base babiri. Ariko se w'umwana nuwagaragaye nuwagaragaye ku mbuga nkoranyambaga nyina atanga ubuhamya isi yose ko ise w'umwana ari nibishaka Theogene. Baguha umwana wawe? Bamu umwana wanjye. Uramwemera? Bamu umwana wanjye ko nibatamumpa nayo naravuze ko ntazajya mu nkiko, ariko iki cyo kiranjyanayo. Si uwanjye se. Ibiganiro mwabisiba mutabisiba narabidownloadinze ndyoherereza umunyamategeko wanjye. None gahunda ni muri ADN, hanyuma bagatanga resulta bo ubwabo bagasobanura icyabateye kuza gukora biriya bintu ku mbuga nkoranyambaga. Kuyu munsi Theogene nditwa umusambanyi. Samu kwitonda ntago ari ubugoryi. Hari igihe uha abantu butamwa bakomekaho na ngenda. Ariko toje kusenga kuri umuntu wamenye Kristo uburamutse habayeho kuza gusaba imbabazi. Reka nkubwize ukuri Samu. Nutegura umushinga. Nutegura umushinga. Uzateguremwo ibintu bibiri. Kunguka no guhomba. Babipanga bo bari bazi inyungu zizavamo. Views barazibonye. Taramunese se buriya? Barazibonye. Hanyuma commentaire barazibonye. Oya. Sibyo? Kira kiganiro. Hanyuma bari bakeneye ko ntuko abarantutse. Sibyo?
hanyuma rero nibirengera ikigomba kuva mu k'igiti umuntu ateye ajya yihangana arya n'imbuto zacyo. Imenagitero mupfiki Ndanamuzi se ampaye ni inda nini yamuzanye. Imenagitero ntago umuzi Buretse mbanze mfatisha uriya mugore sibyo babe bamushizemo, hanyuma umwana bamume tujye gukora DNA. Uriya mugore niwe uzagaragaza by'ukuri umuntu wamukoresheje. ikiganiro ariko cyararebwe. Mena TV show gifite ibihumbi 4 none se sabo ngabo mu minsi 5. None se ibihumbi 4 bakirebye sibyo yacuruje mangaye aho se narimo umwavoka ya nawe wimera nka wa mudamu wejo bundi ngo views ngo igihumbi ni ibihumbi 100. None se sibyo aho harimo umwavoka da harimo umunyamategeko hano yaje we ntago yancika nihanganiye byinshi. Oya yihangane urwishigishiye ararusoma. Yego urwishigisha ararusoma ko naratutswe ndatukwa nibaza ikintu ndi kuzira ndaheba. Kandi njyewe naranamuhamagaye amubwira ni Mena koma unzihe njya no kumwihigira kuri fawe ahantu yari ari gukorera ikiganiro. Ndamwicaza mbwira umuntu aca ku ruhande amubwira udufata amafoto nka 20 twicaranye. Amafoto arahari n'amavideo Primus muri imbere nanjye ndi kunywa koka. Kose yancika Mena no muvuga butumwa ntagajyanywa Primus. Sawa ntago mbizi. Tangiye kozana ibintu simbizi mu rusengero. Oya ntago nukuri ntago mbizi uwo ari we nawenze. Mena hanyuma rero yihangane nyine nuko nyine nuko ibintu bimeze. Ariko uriya mugore we ntawe nzi pe. Yego uriya mugore ngira ngo nabashe no kumuhamagarisha abantu barabyumvishe mu kiganiro. Nakoranye na Noheli na nyuma yaho ndamuhamagara. Nawe mfite amajwi ye ari buze kugaragara mu kindi kiganiro abantu bariyumvira ukuri. Cyo nzi cyo nuko kuri guhari. Wenda sibyo ngambire muri iki kiganiro narageraga nkwibaza uburyo wabyakiriye. Yego ati byarantunguye. Bantu bakomeje kuntondagira nkaho hari ntafite uburenganzira bwanjye mu Rwanda. Ariko ibi byo ntago ibi byo nurundi rwego. Nese ngeyo nakosheje ko bajya kundega nje ntibanjyanayo. Yego Adrien yego tewongera ngo uravuze ati abantu bari kugutondagira. Ibyuriya mugore mu gihe biri kuzunguruka kuri social media z'abantu ibiganiro biracyari gukorwa ari bigomeza gushaka ukuri hari nibikomeza kuza gutanga gukomeza kugaragaza ko ibyo avuga ari ukuri byose biri kuza mu kanya ngira ngo nibwo hasohotse icyo twakita bombe y'ikiganiro cyakozwe n'umushuti wawe umusangira ngendo wawe wakadasohoka Nepo umusaraba ari kumwe na Bakti Big Town. Ikiganiro cyakozwe ni ikiganiro bakoze basuye umugore wawe w'isezerano mama w'abana bawe. Kira kiganiro wakibonye uriya mudamu ni umugore wawe cyangwa nawe nundi batoraguye baramuza? Ashara ntago namuhakana niwe wangize umugabo mwana Sam. Ntago namuhakana pe. Ibintu ikiganiro cyose wacyumvise? Nacyumvise nagitangiye. Kirimo ukuri cyangwa kirimo nacyo kirimo dutegura? Icyambere wenda ntago ndi hano gusobanura impamvu z'umugore wanjye. Yego. Kandi nanjye nza gutanga ubuhamya bw'amateka ntago namumenyesheje. Yemerewe kwisobanura uko ashaka. Sibyo? Ariko nanone iyo tureba tubona uko ibintu bipanze. Wabonye ko yabanje kwigira nk'umuntu batunguye badafite ikintu azi. Ariko ntago bibaho. Uzaho ntaha. Ahubwo urapanga ukavuga uti mwebwe nimuza muze nk'abantu bantunguye sindi bwirirwe nambara. Ntabashitsi se wabonye bari hafi aho ku ruhande.
yego nabo batanga ubuhamya nk'aho tuziranye. Icyo nemera cyo ntago namuhakana, niwe mfura yanjye mu bagore, kandi nuba aciye bugufi agashira umupira hasi twasubirana. bimwe mu byo yagaragajemo byo kumuhohotera byo kugira ute bo ni ukuvuga ngo ukuntu diri panze. Nabonye ikiganiro cyasohotse ejo bundi ngo Theogene ngo yagiye kuri RIB ngo na Noheli, bindi ni ibiki nabonye ngo niba ari na Pascal, yego ngo bamutangirira batsinda ngo bamukubita. Ibintu biri kuri iyi mihanda rero yego birasiga ingogo. Njye nagiye kuri RIB, urumva, nagiye kuri RIB nitabye RIB kuko umugore yagiye kundega. Uriya nyine mwabonye, yego ariko ajya kundega afite amaboko amuri inyuma. Nkuko nabibwiye abantu, intego nuko bamfungisha. Nkunda kuvuga ibintu ntanga n'ingero n'ibihamya. Buriya abantu iyo abantu batandukanye baba batandukanye. Icyo nicyo nshaka ko abantu babanza kumenya. Umugabo watandukanye n'umugore biragoye ko avuga umugore neza, kandi umugore wataye umugabo biragoye ko umugore avuga umugabo neza. Ari jewe ninjye uzi ukuri kw'ibiriho, ari n'umugore niwe uzi ukuri kw'ibiri muri we, sibyo? Yagiye kundega hano Kagugu ngo ndamusebye, kandi jewe exilirateri cyangwa motivita we ni nepo w'umusaraba, ari nawe wajyanyeyo patiri, niba ari batiri niba ari simbizi, yihangana uko mbivuze ntago mbizi. Hanyuma nagiye kubona mbona bari guharamba porotayi nk'aho mbese batazi igihari. Ariko abahanga mu gushishoza bariya abagore bari bahari, ni umuteguro, iriya ni umuteguro. Already rero babikoze kugira ngo nze mvuge, hanyuma noneho bashaka ibindi bintu by'ibihamya runaka bajye basubirayo. Umugore wanjye yubahwe, ahetse imfura ya se Wihogora Sharon, ni umukobwa wanjye, ni muri screen yanjye hano. Umukobwa mwiza Imana yampaye, yanze kunsezerera amara masa, Imana yanga ko mvira mwaho. Niyo yavuga ibiri byo, niyo yavuga ibitari byo, ntago namuhakana kuko niwe niga kurongora, niwe nahereyeho. Ni imfura yanjye rero mu bagore yubahwe. Hano ari yanagusuye, hano ni wawe mu rugo. Oya, abana njya kubatora, igihe kikagera bagasubira kwa mama wabo. Good. None kuba mama wabo aba yagiye kuri social media akavuga biriya bintu byose ntago bishobora kukuzana umwuka mubi kandi wumva. Oya, mu bintu byatumye ubundi dutandukana, umugore wanjye afite ubwonko bworoshye, ntabwo akomeye mu mutwe, kuko Roma aho ibintu byari bigeze, nta kibazo kindi cyari hagati yanjye nawe, ahubwo Nepo niwe wamusembuye. Nibakurikirana kiriya kiganiro, hari ijambo Nepo yakoresheje ngo ko bikomeje kuvugwa kuri umugore mubi wananiye umugabo, ibintu nk'ibyo ngo agene ku buhamya watanze. Yego, urumva umugore yari amaze gutuza, nanjye amaze gutuza, ubu icyo twarebaga ni inshingano z'abana bacu. Yego, ariko bamaze kongera kumutabura hehe? Mu bwonko. Ariruka ajya Kagugu kundega hehe? Kuri RIB. Kandi aba hehe? Mu karere ka Kicukiro. Urumva? Bahamagare Zaburi. Kuri Zaburi uriya mu Prezire. Irindi ninde hari? Prezire yitwa ntacyo. Kuri Zaburi. Ntaganzwa Prezire. Bamuhamagare bamubaze. Niwe mugabo ntanze twijyaniye yo. Kuriya mama Sharon. Yes, ni imodoka. Harimo umufuka w'umuceri. Yego. Nimero ya mbere Tanzania. Muguze hano batsinda. N'akajerekani karitere 3 kubuto. Nta kwezi kurashira muguriye intebe zo munzu. Muze hano batsinda hano mu gakiriro ka batsinda. Ayo makuru barayabaha.
ko yagaragaye mu nzu asa nkaho ari nk'ahantu ubwo bazisohoye niba batazisohoye bafite ukundi babigenje ariko nta timu wabonye y'abagore. Okay, ibyo ni akazi ke. Yego. Imana ishimwe, ibyo ni akazi ke. Ikintu cyambabaje ntabwo ari inkuru bakoze. Yego. Ni uburyo bigiye kubangamira abana banjye. Kuba exposed muri media. Kuko ndi wanted sinemerewe gusubirayo. Ntabwo emerewe gusubira. Oya. Abana Ribu yaranyihanangirije ko nindamuka nsubiye agatabaza bazamfunga. Haryo ubwo mu birego Ribu yakoreze kuri Ribu harimo ibihe birego. Ubwo yarakoreze iki umuntu ari ngo ni ibikisi ngo umugabo ngo aza kundeba ngo ntunguye ngo isaha n'isaha ngo yanyica. Ariko hari n'ibyo numvishe yatangaje avuga uburyo ki wari umuntu mubi cyane ngo atunze urugo. Ehe. Uzi muri uyu mujyi wa Kigali ubonye umugore ugutunga se wasenya waca bugufu gacinya inkoro. Hari ikindi kintu yavuzemo ngo ibintu ngo sinzi enda samusanze mugeze hagati ibyo yavuze uriya mudamu ngo ukuntu wakoreshaga arya ni ibyuma ni ibuye inzoga zino zibuye ni bino byuma. Ibuye ni igikize zino nzoga z'ibyuma zino zo mu bicupa zigura 1000 za magana ngaye gutyo ariko zazindi udashobora kurenza rimwe ngo ushobora kwita ari kwica. Hanyuma ngo niyo wakoreshaga ngo umwabye bintu agaragaza ko uri umuntu w'inzoga cyane ari nabyo byatumaga akamubwira ngo ushaka kumugirira nabi buriya none se ari nge nawe wahunze undi ninde? Ni wowe wahunze. Okay, hanyuma se waba ufite gahunda yo kwica umuntu ukanamuhunga? Ubwo nuguhunga cyangwa nukwahukana? Oya, nuguhunga. Shaka amahoro. Shaka amahoro. Kwahukana zari umugabo wahukana. Waba ufite umugore ugutunze ukahukana? Ntibishoboka. Wacinya inkoro ukamwoza n'amano n'ibirenge byose. Tewa hari ikintu gikomeye cyane. Enda urabona uri umuntu kuva wagera kuri social media watangira kuhandura ubuhanuzi bwa mbere wararwanyijwe till now. Buri munsi haza fact z'ibintu runaka bidashobora gutuma wongera no kugaragara unavuga. Ariko Theo n'ubundi style twamana ari style umugabo ukomeye, umugabo uvuga, umugabo ushikamye. Theo abana akavuga ati uyu mugabo utajya ucika intege, umugabo utajya ugira arakarira cyangwa se utagira gute, ati uyu mugabo ubundi ntafitemo ubwihebe cyangwa ikindi kintu runaka. Theo ubundi niki kintu gishobora gutuma ibintu nk'izo ntambara zose ziza ariko we ntucika intege. Nasomye ijambo ry'Imana. Ndasoma Bibiliya nyitangira mu itangiriro ndayitondagira ariko nakuyemo ijambo rimwe. Yego. Ni ijambo rivuga ngo iherezo rya byose ni urupfu. Abantu benshi bibagiwe ko bazapfa. Noneho bituma bigira ibintu by'ibihangage by'ibiharamagara biraho by'ibitabashwa bidakorwaho. Ariko iyo urupfu ruje ewana turagutambikana. Ushobora gukubita umuntu kuko aguteye ibyondo. Ushobora kubwira umuntu nabi ngo agukandagiriye inkweto wenda muri shira umuteto cyangwa se mu zindi mpamvu runaka. Ariko iyo wapfuye duteranye imbaho ntitugushingura muri zahabu ni muri bya byondo wakubitiye umuntu baguteye. Urumva neza ufashe cyangwa ukihanagurira ukigendera. Niba gukandagiriye inkweto ukanyuzaho akaroso ukikomereza bigutwaye. Rero ngiye namaze kumenya ko iherezo ry'ibintu byose ni urupfu. Yego. Maze kumenya ko nzapfa rero byatumye ibintu byose mbyoroshye. Ubundi umuntu amenya ko azapfa hari uko yagiye gushyingura. Yego. None yamusize rusorora agira ngo we ntiyajyayo. Niwirukankana umugabo nkawe uzasiga imbaraga zizagusubiza inyuma mu gihe nawe azaba kwirukankana. Aguhindukira. Tewo ndi ibiryo iyo umvuze urarya iyo uvuze urarebwa niba ninde wakora inkuru adashizeho ifoto yanjye. Ndi ibiryo rero nibahame hamwe uretse ko hari ibyo bazarya bikabaca no mu mazuru. Hari uwo bazatondagira utari Theogene bagonga igikuta. Rero intego bafite baragira bati kuko nepa afite intego yo kumfungisha nari gukorera ikiganiro mo hano hepfo. Hehe. Mo hano hepfo munsi y'iyi etage hano hepfo kwa Xavier. Oya arimo hano hepfo. Nawe ndashaka kubimubwira. Amubwira rero umushinga ufite ntago warya. Yego. Icyambere none aha Dorothea nubwo twagirana ibibazo miliyoni ntateze kuzibagirwa ko ari nge mugabo wa mbere. Niyo nashaka umwarabukazi cyangwa nkazana umuhinde nta mugore uzaza ngo abyare umwana uruta Sharon kuko niwe mfura yanjye niga kubyara niwe nahereyeho.
urumva rero umuntu ushaka kwinjira muri aka gakino namugira inama yo guhandura make karenge se bashidutse twasubiranye babigenza bate nabonye avuga ko yariye karungu ubundi nkimara gutangaza ko ngiye kurongora umudiaspora kazi ntabwo ariho mubonye umugore uje n'umwana nese uriya mugore uriya mwana abuze byibura amezi 5 niba atari umwaka ntugera none se aho ntangarije iyi nkuru hari ukwezi kwari kwashira iribuye wateye ko rivumbuye byinshi none ze nyine ahubwo n'undi ufite ukiri mu nzira ashishikare agahanga karakomeye hari ukuntu tumaze kubona ibi bintu yenda byaje ari uruhererekane ariko bigeraho na bamwe bakurwanyaga tubona batangiye kuza nibwo rero nabonye niho ravuga ati Imana yamwetse niba ari Imana bimweretse niba ari amakuru yakuruye niba ari ibizami yakoresheje nawamenya Noheli wacu yaraje aravuga ati bimeze gutya na gutya ikintu abantu benshi navuga ngo muri iyi minsi barangariye ibi bintu z'inkuru zivuga ku bahanuzi muri ibi bihe by'intambara tewo ibi bihe turimo bya nyuma natinya kuvuga ko ari ibya nyuma kuko ni ibihe bigoye cyane bigoye umugenzi ndetse navuga ngo namwe abigisha n'abandi bahanuzi gutyo batuyobora mu nzira ijya mu ijuru turi mu bihe nk'ibi ngibi bitoroshye cyane binagoranye cyane gucagura niki kintu wakwisabira abantu barangajwe na bino bintu cyangwa se batinze kuri bino bintu gutinda kuba Theo yakosa gutinda kuba undi muntu yagira kuriya na kuriya ndashaka kugira ngo tunigishirize muri ibi bihe n'abantu badukurikiye bere kumva ntabwo twaje kwisobanura ntabwo twaje gusobanura ahubwo twaje kugira ngo tuganire kandi tunige ibintu bigende neza cyane Theo niki kintu wakwisabira abantu uyu munsi yenda barangajwe cyangwa se barajwe ishinga nizi byacitse zidasiba kuri Theo n'abandi bavuga butumwa n'abahanuzi muri rusange ahanini cyane baba bagaragajweho ko bakunzwe n'abantu batandukanye muri zino mbuga za YouTube Pasi 88% abarokore n'abakene 88% abarokore n'abakene yego umuntu wese wamenyereye kurya adakora akunda amatiku sibyo umuntu udafite akarimo k'amaboko umuntu wese iteka wamenyereye kurya adakora akunda amatiku nta muntu ufite uruganda wishuzwa na Rwanda Revenue imisoro fagitire z'ibirarane waza hano iki kintu muranyibabwira iteka ryose niba utahinduba ntuzigera utekereza nk'umuntu utahakaritse Mateus nduba mvuga si ku kimoteri nduba yo mu mutwe hari abantu baza batubwira ngo Imana ibakuye mu butayu kandi uruzerero rwo mu bwonko bwarabishe yego intambara y'amasasu urayirwana ikarangira ariko intambara y'ibitekerezo irangira ari uko wapfuye rwose niba wumva ugomba gutondagira umuntu kugira ngo ubeho ni ikimenyetso cy'uko warangiye ari ibintu mbabwira ngo Theogene aratukana yego ikinyarwanda cyanjye kigaragara nk'ibitutsi bundi ijambo rikakaye ryose uri bwiye umuntu aravuga ngo yantutse ntangegera igira intambara Pasi ninde muntu ufite abana biga Green Hills waza kubwejagura hano ariko niba umwana wawe yiga ku kigo kiriho 800 inoti imwe ya 5 n'ibiceri 3 impamvu utaza kuvuza induru hano niyi biterwa n'ubuzima ubamo iyo uciriritse urwana intambara ziciriritse abantu bafite urugendo rujya mu ijuru ibihe uri kunyuramo birakwereka aho uzajya nibyo biguha icyerekezo cyaho uri kwerekera rwose iri juru ntago ari ikintu abantu batoragura hano mu gakinjiro cyangwa mu isoko ni ikintu uharanira kandi ukazakigeraho rwose nge nkomezwa n'iki rero aho njya ndahazi kwa data ni mu sibyo ijuru imbwa zose nyiramuhari iyo ushaka kuzica iwawe uhagarika inyama iwawe kuko nta mbwa irarikira ibijumba imbwa yose aho iva ikagera irarikira inyama niyo mpamvu nushaka kuyitega uzihangane ushaka akaboga uko kaba kangana kose waba washatse amagufwa ukabura imbwa ubwo muraje mu ntuke ngo ndatukanye hanyuma icyo shaka kuvuga ni iki igiti cyose wateye uzihanganire n'imbuto kizera kandi uzirye
mutekereza ko ibintu nta ngaruka bizagira ku buzima bwanyu? Inyungu ziva mu gusebanya nizi. Ukanga umuntu, ukamutondagira, ukamugambanira, akakwihorera, akaguha agahenge ariko ntunyurwe. Muhamagare Pascal. Pasiteri. Si umuhanuzi. Hari umuntu ndaza hano nkavuga ngo sinemera amavuta ye. Oya niyo kintu gitangaje. Bibiliya sivuze ngo iki? Yeremiya we nakumenye kera. Nkumenya utaraba urusoro mu nda ya nyoko. Yego. Hanyuma wamenya se uwo yahamagaye jewe inyuraho ikambaza? Yego. Hushya. Niho umuntu atera kamera kihandagaza akavuga ngo nge neretswe Theogene hari ibintu akenyereye. Ubu ndareba nk'umuntu ufite ibintu akenyereyeho. Ibintu mwaciririye bizabahitana. Ntabyo ibyo ukenyereyeho hehe. Shareka nkubwiza ukuri. Iyi mihanda murashonje nimudakora. Hari uwo muzavuga utaritewe. Ubundi abakoremo akazi. Hariya ngira ngo wavuze ibintu byose ibyinshi umuntu bita Nepo w'umusaraba. Kambanze mve ku mugore. Yego. Nta kiruta Imana Dorothea nubwo twatandukanye yubahirwe ko yakazamuye umuhanga azamwigana. Yarakazamuye. Amafoto y'ubukwe nabonye bayafite. Wayabonye? Wabonye ko nari nambaye umukenyero w'ingwe? Asaga neza wamfura we. Bantu mwagiye muvuga ibintu Dorothea niyo yanyita imbwa, niyo yahimba ibikeri akica imbeba akaza kurunda kuri iyi mihanda. Ahetse Sharoni, ahetse Ishimwe Raki. Kandi abana ni ushaka kunteranya nawe ntago yabigeraho. Ubu tuvugana. Ubu turi kuvugana. Ntiyagiye kurepotinga hariya kuri RIB bitewe n'amabwire bamushiriye. Sinabonye bitangishije ngo bamwitangishirize. Ngo nta kintu kiri mu. Ngo nta kintu kiri mu. Ese koko iriya nzu twabonye niyo yabagamo cyangwa Hanisoni? Iriya nzu exactly twabonye niyo yabagamo. Ariko se mbabazi. Hanyuma iyo bamubaza ngo mutandukanye hashize igihe kingana iki? Wazanga ari unahavuye. Twatandukanye 2014. Oya gutandukana biri privé. Byanyu bwita mwiyumvikaniye. Jemewe n'amategeko ni 2020. Nibwo amategeko yadutandukanije. Hashize igihe kingana iki? Imyaka 4. Okay, akora iki se cyatuma ibikoresho atabigurisha? Hanyuma se niwe umuntu wabushize ibintu ku isoko akagurisha? Ni rya ruheruka yo gusura abana. Ego Nyagasani. Nta kwezi nta n'icyumweru kirashira. Kubasura ubwo donc muhuye n'abana kuri. Ago jewe wanca ku bana banje na RIB byumve. Niwo mutungo mfite. Urabafasha nk'uko bikwiye. Ego ko ahubwo nkandira akanyenyeri Pasi. Oya batagira ngo nuko turi mu kiganiro. Ntabwo umwana wanje yasa nabi ngo arye nabi Theogene nirirwa kuri iyi mihanda n'amakoti. Nibibaho. Hanisoni. Ikintu nibaje kwibaza iriya nzu twabonye bamusanzemo isa nkaho bashaka niba ariyo batiye, niba ariyo bagize. Iriya nzu mu byukuri ni ntabwo umwana wa Theogene yaryamamo hari. Mu ntabwo yize. Ntabwo nyize jewe. Uvuga ngo siho wasanga. Kiriya gipangu cyaba ari cyo cyose. Igipangu kirimo amazu menshi. Iriya nzu yantunguye. Ngenda gutya direct ndeba abana nkora mu mufuka mpereza ncaho kuko sinemerewe kuhatinda. Kubera icyo itegeko rivuga. Pasi. Karame. Fata imodoka. Sose si kamera kuri kamera. Yego. Muze tugeyo. Oya twaba tugiye Oya noneho ndagira ngo nkwereke. Urumva? Nanga gasuzuguro mu buzima. Uhamagare Plaisir. Nk'umwe mu bantu naho mpahira mo hariya aho mpahira. Uze nje nkwereka aho mpahira. Aho nterura ibyo kurya. Sinshobora kumubwira ngo akadobo k'amakara. Ndahima ndese ninde hari igihe umugabo ahahira abana rimwe mu mwaka akajya ahora agendera kuri iyo facture. Ukumva ko hari abantu se bashinzwe kukurerera muri uyu mujyi. Ariyo mpamvu nyine umugore avuga ati wenda ntago mperutse. Umwana udahahira ntago afata nimero ya se mu mutwe. Niba utari ubizi ubimenye. Niba hari ikintu ntabwo ari uko bakoze ziriya nkuru. Nge ntanze uburenganzira. Nimero ya Dorothea ni 0782 urumva 6210
na kabiri 57 ni njye uyikubwiye. yego Umuhamagare ujyeyo umusure, cyangwa se biti genda ku gasoko kari hariya mu Imurambi yego wigendere nk'umugenzi na moto, yego ubaza bita kwa Muisilamu muri butike uranguza, yego umubaza umuntu mujya mubona kuri social media witwa Nibishaka Theogene, ahahira hano aheruka hano ryari. yego biriya bakoze ni ukugira ngo nze nyine mvuge, noneho bakomeze bamusembura. Wabonye ko banamwitangije ngo inzu ya 25 mba mu nzu y'150, umugore ufite abana 2 yaba mu nzu ubyumve. Oya ubyumve, noneho nayo ntayo. Niba nishuriye iry'5 ndi umwe, umugore uba mu nzu ya 25 arera abana 2 muri uyu mujyi wa Kigali, turi kumvikana neza. Ayakura he? ariko Theo, I was thinking, nahoze nibaza niba umudamu yemeye gufata inzu itariyo asanzwe abamo. Uzi ko nimeze nje nabonye n'umuryango wahombotse wenda kwikubita hasi. Oya n'imbere n'ibintu birimo, iriya nzu biragaragara ko ari inzu inavirwa. Oya nizo ntebe wajyanye zari nategereje ko bazikamera ndazibura, ariko ikibazo ntabwo ari muri iyo nzu. Uzijyanyeyo vuba ariko genda ntabwo Pascal ukwezi kwari kwashira, ntabwo ukwezi kurashira. Genda hano mu Gakiriro kabatsinda hano, cyangwa nizo bajyanye wawe mu rugo wakoresheje. Genda ubaza umugore ucuruza intebe witwa Mado, simuvuze yego izina rye sindivuze, nta kintu yantwara. Impamvu nkunda kuvuga amazina y'abantu nje mba ntanga n'ibihamye. Genda hano ubaze Mado acuruza intebe za okaziyo, umubaze ngo Nibishaka Theogene ni ryari yaguzana intebe z'ibihumbi 100, ushiraho na transport zagezeho zihagaza amafaranga 120. Mbwira ukuntu wagurira umuntu intebe inzi tishyuye ya 25. inzu ni 25 yishyurwa se koko? Kandi ariko yavuze yishyurwa ngayo bundi. Ndabizi se jewe ko muha amafaranga wowe utanga ayambwiye niyo muha. Ni bya bindi twize kubona byandimba ati na Firidausi bigenda kundeza bajya kuzana amahistorique muri banki. Ubundi umugore n'umugabo iyo batandukanye, iki ngiki abantu bakivuge, amaneno ni arisuka nka promotion rwose. Fata ikoti ry'ibihumbi 100 sibyo? Iyi nkweto igura amafaranga 60,000 mu mujyi hano Nyarugenge gendwa nabifite. Ushiraho isaha ya 15, nurangiza ushiraho kwa fe y'5, uzumbwire ngo umugore n'abana 2 arimo aritangisha inzu y'ibihumbi 25. Cyo si igisebo. Navuga ko nicaye mariki kuri iyi mihanda. Ese ko abana bamaze kunyira basharone imyaka 7 ntarayuzuza? Ahubwo se uzingiza Imana akabama neze yakongera kuvuga iki? Biriya no kugira ngo bamusazeho n'abana nicyo kiduhuza. Yemerewe gukunda uwashaka, yemerewe gukora ibyo ashaka, yemerewe kuvuga ibyo ashaka. Akumbwira ngo yambuza uburenganzira bwo kujya kureba abana. Ahubwo nimubwira ntigaramume azandege, cyangwa nimubwira ntikingura sibyo, hajya isaha runaka nkamubwira ntikingura azamamagarira ubuyobozi. Ariko nta muntu n'uyu numwe wambuza kujya kureba. Inshuti yanjye narezwe na muka data, urumva nishingurira umwana unkurikira, kibazo cy'ubuzima ndakizi. Umuntu hanyuma mfungwa abana bari hehe? Niba abantu bazi gukurikirana ibintu, ntago abana bari iwanje ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 yego. Urebe ukuntu nzajya mfata abantu. Hanyuma sinafunzwe kuri 28 basigaranye nande mu rugo. Ntabwo ari we bahamagaye akaza kubatora, ni waje kubafata mu rugo. Ntabwo ari we waje kubafata, yaje kubafata hatazi se. Ibyo umugore n'umugabo mujye mubishira ku ruhande, ubundi mwikomereza ako kantu. N'ubucaka najyaho kandi nkamugusha neza akanampa nkanamuraza. Noneho nkareba ko yanyima. Oya ikintu kiriho niki icyo akeneye ndakizi. Akeneye iki? Harya ngo ushaka abanzi 2 ngo agira gute? Ateranya umugore n'umugabo n'umwana na nyina. Ubwo abashaka abanzi 2. None aho ubutuvugana Dorothea yashoreye abana kazi wanje, sinamwima karibu. Cyumvikane neza, abantu babyumve neza. Hanyuma adasohotse abana bakarira, namutema. Attention nepo, ntago ibi bintu wabigeraho. Curuza kuko uri umu YouTubers
kandi narakuzamuye reka unnyeho nta mugayo ndukira umaze guhaga urugo rwanjye si nk'ubu reka nkubaza none wampamagaye mama akava i Musanze akaza ngahamagara mukuru wanjye ari hano i Gikondo ngahamagara mabukwe ari Cyangugu akazamuka umuryango ugaterana gutya igihe kingana n'iminota 30 Doroteya twaba twasubiranye hano ubwo byansaba isaha yo kugira ngo nsubirane nawe uburiya formule niki sukumubabarira ibyo yankoreye nicyatumye mfata ivarisi ngasohoka ngahunga ariko ikibazo kumubabarira ntabwo wabigikuyeho no buretse gatoya wahunze ninde sigewe niwe wahunze ushaka hanyuma sinemerewe gushaka inzira yatuma munguka yego ibyanjye na Doroteya babyihorera abantu uyu mugabo ngo ni nepo kwinjira mu buzima bw'umuntu ukajya gucukuma iyi ni torturing monsieur hari ikintu twaganiyeho ubushize uruzi yatera kamera akavuga ati jewe Doroteya mama Sharoni byakunda nk'abantu mwakoreye Imana ko umugore wanjye ni umuririmbyi Theogene ndi umuvuga butumwe ni umuririmbyi hano kuri Methodiste Libre Kicukiro hari ukuntu nasanze bamwe mu bayutubazi wagira ngo ubwonko nta buri muhateretsemo ibinyugunyugu iyo atera mikoro akavuga ati niki twakora tukabunga wangu ishyaka afite niryo kunsebye kandi Theo ahomba ndahishyura nabo umugabo anzanire gaze yanjye depite wiba gaze nabo umugabo anzanire gaze nkwereke message iri hano ivuga ngo nta gutekera iwanjye nyimubajije uyimubajije se akubwira we se ngo nkwereke message ivuga ngo nta gutekera iwanjye uretse gatoya wamusigiye gaze ningegera bamufunga jewe mfungwa namusigiye gaze yanjye yarambwiye ngo umugore ararwaye uretse gato yarambwiye ngo umugore ararwaye nimutize gaze umugore we ngo ntabwo ashoboye gucana amakara nk'umuntu w'umugabo iyo sinayihebye aca umugani ngo hazimu watse noneho ajye kundega erega mageragere nta mbwa ziriyo hariyo abagabo urumva ingegera nk'iyi nyinjirira mu buzima igamije na Theo urumva hazimu watse kandi bigaragara ko mwagendanye aravuga ati Theo ndamuzi azi yantangiye ubuhamya gatoya ko ndi umuhanuzi nicyo kibazo gute ururimi rwaguhamirije ari rwo noneho n'inzara nashira amaboko hasi akizwe ajye guhiga yego muntu wese urya udakora wamenyere mbo pasi uyu munsi ni kwa kangahe turi kwa kabiri ejo nzajya gukoresha historique ya MTN narayiciye yego icyo nashakaga kureba narakibonye yego nzakwereka nepo si umpamagaye sinari naramuretse kuva ku itariki 28 wagenda z'ukwa 12 nibwo nafashwe sibyo yego nshikirizwa inzego za RIB hanyuma ndajya gusohora historique ya MTN barebe movement yose yabaye kuri telefone yanjye mu gihe gihwanye n'iminsi 42 nicyo gihe namaze mfunze kuri groupe hanyuma nje nkwereke nepo yishura imiti mu maforomase akoresha telefone yanjye avuza umugore we hari ikindi kintu ngira ngo twibajije cyane depite ni wowe koko wawe waramwemerera ukamuha telefone yawe ufunze ukamwemera ko telefone zawe naramwize uretse na telefone naramwizeye muha butamwa muhana ngenda muhana imfunguzo muha kamera yanjye musigira machine ntacyo ntamuhaye n'umubare w'ibanga wa mobile money ariko nawe yagushakiye umwavoka kuburaniye please ikibazo si umwavoka ikibazo ni imyitwarire akomeje kuzana kuri iyi mihanda ntago namuhaye agahenge harakomeza kunondagira nshaka yiki muri team arimo Pascal n'abandi bamama b'abahanuzi bakunda gukorera ku musaraba cyane byagaragaye nyine bagize unava ngo ni umuhate wo gushaka kumenya ndetse no kubwira abantu amakuru yawe no gusaba gusenga ibihe nk'ibyo ngibyo byose ariko hacitsemo ibice ariko nyuma yuko bafunguwe bitangijwe nande narafunguwe nyura ibikoresho byanjye nari nkeneye kuverifia niki kidasanzwe bimeze bite urumva iminsi 40 utari ahantu utashye wakora iki ubu umeze nk'umuntu ukangutse none
fungwa ntago ari we nazize nyaguhura n'uwiteka ibiganiro wakoreye ku Musaraba TV antega imitego igiye itandukanye nk'umunyamategeko yari ayoboye ibiganiro ari gukoresha umuntu ku buryo byatura umuntu mu mutego none aracuruje arahaze ashaka kundukaho mwene ibi ngibi nge sintinya kubivuga nakuvuma nka kuvuma wakavuna Bibiliya iravuga ngo urwo rurimi mujya mwirinda ko tujya mu kindi kirere nakuvuma nepo nka kuvuma n'umuhererezi n'intanga yawe yanyuma nkayivuma oya nk'umuntu wasizwe guhora no kuwiteka reka were ku mugende mubaze Samweli Sawuli ashikisha Samweli yaramubaje ngo urambaza iki ko ho narindi narimeze neza ntimugatume tujya mu ifuhe rirenze uko dutekereza tuba twabahaye agahenge nakuvuma nka kuvumana n'igisekuru yenda nyuma y'ibyo nubwo twabonye hari ibiganiro Umusaraba ntago namworoheye yenda ku Musaraba TV ibiganiro bitandukanye yenda umuntu ashobora kwibaza yenda ibyo twaganiye ubushize tuvuganira ku bya relationship yari hagati namo ngo umubano wari uri hagati yawe na mushikiwe n'ibindi byose bitandukanye byari byubakiye aho ngaho n'ibindi wasobanuye ariko uyu munsi kigaragara cyo nuko hashobora kuba harimo inzigo y'inzigira ku buryo yabihetse ikintu kinini kuva cyane ngicura kamera mwe mwishakira ikibazo kure Nepo yaje yiyemera ko ibyuma akoresha hano mu bayutubazi ari ibye uranyumva neza mubikira ibanga ndaceceka kandi koko intego nari mfite yari yo kuzabimuha kuko nateretaga mushiki we nkweramo nje ntago njya mbesha Teoshe oya nukoroshya sinjya mbesha nukoroshya ndavuga ni rero umugabo wishura inzu ufite umugore urwaye uhora urwaye yenda kugira ngo wenda tutanatinda cyangwa tunabitindaho cyane mu buryo nk'ubungubu nk'umukristo nk'umuntu uzi Imana kandi uyubaha unayikorera mu by'ukuri ibi bintu wowe ugiye gukora iki kugira ngo hataza kugira ibyo ari byo byose byabamo navuga ngo haza kuvamo ikintu kirenze ibingibi turi kuvugira ahangaha nyuma yaho nk'umukristo nk'umuvugiramana nk'abantu benshi cyane bagiye bagukunda igikundiro cyawe n'ibindi byose Satani akaba yarabihagurukiye muri bino buryo ahagurukishije ingeri n'ibindi byose by'abantu navuga ngo bari kuguhamiriza bakaba ari bo baguhambiriza wowe urateganya iki ugiye gukora iki kugira ngo ibi bintu bigende neza cyane kuko Theo wivunika pasi kagira Imana nariyubatse ku rwego nepatashikira turi kumvikana yego niba ufashe ibiganiro byo muri Antikite byo wafungiwe byo nafungiwe wasabiye n'imbabazi nasabiye n'imbabazi byo kutazongera kugaragara ubutabera bukandekura ukabigarura kuri iyi mihanda uri igikenya uri umugome uri ikihebe uri igiheza bugingo uri umugome ku rwego mpuza mahanga icyo ni kimwe icya kabiri arabizi ko atapfundura udushumi tw'inkweto zanjye isi ni gatebe gatoki udepasa umuntu ejo akakudepasa nawe akadepasa ariko uyu munsi wa none arabizi ko atanshikira kumpagurukira rero azi uwahagurukira uwo ari we aranzi neza aransobanukiwe impamvu imuzana hano arayizi ni rwa rugero rw'udushishiro ryo hari amavuta urumva cyangwa namuhaye agahenge nirengagiza buri kimwe ndatuza ndaceceka aravansa abantu barabizi kujya kwifatanya rero n'abakobanyi umpagurukiye ntago nge rero ndi buguhagurukire kandi abantu bamenye ko intambara zose zitarwanirwa mu mwuka iki ngiki abantu bacyumva hari aho ufata ibibando nka bibiri bivuze Nepo nshaka arabizi ko we niba atanabizi nge mukomangire arabizi ko hari video mbitse si ubwa mbere iri jambo ndivuga kuri iyi mihanda video arabizi neza nongere muhe introduction manuka ibatsinda ku Mucyo Plaza uviwe ca munsi y'umudugudu wa Nyakabungo aho gare ya mbere yahoze aho ntutinyira isirere urumva neza heka ibaga mu mugongo wake injerekani umukobwa wari uvuye kuvoma Nepo ngejeje aho ngaho narakubwiye ngo nge sinize nkawe na 3 ya primaire ariko anyemerera kubana n'abantu wowe wize amategeko iyi video afite umugore uza kumurinda hano muri Ararume
isi yose irabizi. umugore uza kumurinda, umugore we uza kumurinda umugore we n'aka kanya aramanutse hano, umugore we yishakiye, urumva aza kumukontorora hano uwo muri night mbonye kuko ntajya amwizera. ubu tuvugana iyi video ngewe nyisohoye nkayishira hano namusenyera, kandi si cyugamije, ariko ntabwo mfite intego yo gusenyera Nepo, nubwo atemera ko ari umugabo atajya agaragaza ko yubatse. uyu ese uyu nose ni umugore we, ni mushiki we, ni umugore we wakanatirere, ne pari mariye, ni umugabo wubatse mu mategeko cyangwa hose no mu rusengero, ntabwo yishingiye, ni umugabo uri mariye. atari mariage koco, ni umugabo uri mariye mu mategeko yarasabye hose, nabamusebeje mariage arayikoze, ni umugabo wubatse mu mategeko, urumva. uyu mukenyezi umanutse anga wambaye white, nshuti yanjye Nepo, red, nta kiruta Imana Dorothea nibuze ubwenge. Mutereta ntiwari uhari, impamvu zatumye dushwana ntiwari uhari, wenda narazihimbye, wenda nawe yisobanuye yirwano, ariko attention national aho ngaho rwose genda ukora izindi nkuru, ariko ibijyanye n'urugo rwa Theogene uburyo rwasenyutse nuko byarangiye byihorere, nta kintu byakumarira, nta birayi biriyo hariya. yenda kugira ngo tunasoze, hari ikintu gikomeye cyane abantu bakomeje kwibaza, baravuga se ko wanashije iby'urukundo rwawe n'umuntu umwe uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bino byose bikaba biza bakavuga ati barashaka kugusenyera kugira ngo akuze umugisha wo kwishakira uzanabone n'iyo visa ujya gukora umurimo iyo ngiyo kwa ba Biden. Tewo, ibi bintu abantu bakomeje kubyibaza cyane, ati se ko kimanza zikomeye cyane zibaye ari uko ubivuze gutyo, byaba ari amashyari, byaba ari intambara za nyazo, byaba ari satani wahagurutse mu bundi buryo. Que signifie la situation là-bas, mugani w'igifaransa namba nivuze neza sabusobize igifaransa? Reka mbabwire ibi bintu bisobanuye iki muvandimwe? Reka mbabwire babiri banyemera, nimba hamagara bazanyitaba. Yego, ntago ubundi mukenewe mwese. Hari abantu utakaza Pasi, hari abantu utakaza mu rugamba we bakomeye, ndetse hari abantu hari abo tuzatakaza, ariko hari n'abo tuzagumana. uko ubura umwe niko Imana iguha abandi. Yes. Satani naguteranya n'umuntu umwe w'umumaro. Yego, Yesu azazana 5 baziba icyuho, umuntu mu gusiga, urumva wawe ntawajya, wawe ntawajya, muranambana. noneho ikinsekeje ubu bazi ngo Theo yarazimye, Theo yararangiye, bazongere yegura umutwe. Murasekeje. Ibi ni nko kwikirigita mukisetsa. Umuhamagaro wanjye nibwo wajya wahaguruka, kandi urugamba rukomeye. Reka mbabwize ukuri, sindi imbere y'isi yose. Umugabo witwa Ezekiel aha aherereye Kiranuka TV, mubabari atangezeho Monsieur Pastor Claude, ntaho duhuriye, ndakubabariye. Amen. Undi ninde? Ikarosi? Karosi nawe ndakubabariye. Sinzi n'undi mwana, dore nguri Adamuru. Damuru nawe niwe ujya uba kamera, nawe ndakubabariye. Ubu nge ndi mu murongo wo gukizwa bushyashya, ndi mu murongo wanjye. Uwitwa Noheli ndakubabariye. Byukura yarahira aravuga ati hashaka ni umuvuga. Hari abantu basimishije. Umuntu wese ufite icyo yamvuzeho n'icyo yapanze ku buzima bwanjye wese ndamubabariye. Amen. Ariko ijambo mbabwiye niringire, nimutihana muzabona ishyaka. Nkota y'Imana. Nukuri kw'Imana. Muze hari uburyo bwo guhaha butari ugusebanya. Yego. Kuko Imana ikuzanye kwisishiraho nuko uzabaho. Udasebanije nago warya. Rero Nepo ntekereza ko arwaye, kandi ari hano hepfo ntari bunancike. Ariko byari byose yenda inyuma ya kamera turaza kuganira. Ntabwo yancika niyangendana, ari hano hepfo arimo arakora ikiganiro, ntabwo yangendana, kirazira. Genda shaka kumubaza ufite ikihe kibazo mu mutwe. Yankoreye ubutabazi bwo kugira ngo mbone umwavuka, nanjye mukoreshereze fundraising ku nshuti zanjye ajya indera ko ntago ari muzima. Kibazo ngo indera huzuye. Oya batere tente ku ruhande, ntago igitanda cyane po cyabura, ariko nagabanye umukristo
wahani batsinda uri muri korari muri izi nduru ntago ari byo. Theo, nubuhe butumwa in general hari abantu yenda urabona commentaire zisa nkaho za commentaire zavuga ngo umuhanuzi wacu niwe wenyine dufite hano uravuga Imana tugafashwa ni wowe wadusengera abantu barasengerwa ibitangaza biraba nabasengeye ibitangaza bikaba uyu munsi bahinduye match bari kuvuga ati ibi nibi umusambanyi social media ibamo uburozi sibyo rwose kandi ibi tuvuga hano ntago baba bahari abantu badukurikirana bubahwe ngiye n'uwanuka kuri mama akandisha amabere ya mama akandisha ka mama namubwira iki kuko nabo barimo narababonye baba buzuye sibyo ariko twebwe ibyo badutukira ni ibyo twabashiriye uza nk'ibi biba bikwiriye kwikorera kamera nayo watiye wakafotegi ukazamuka ukava mu karere ka Gasabo uruzi bagiye gukamera abakene abantu inzu zigiye kugwaho abantu bafite ibibazo bakabakorera ubufasha urumva nabo bajyaye muri yangere kuvuga ati Theo yaramutaye uyu nawe akeneye ubutabazi none se ubundi umugore twatandukanye aragira ngo mubyine nta cyiza yari kuvuga umugore twatandukanye fata 2014 yego sibyo uyu munsi turi ryari 2024 10 years hanyuma se ubwo ibintu namusigiye yaba kibirya oya none se ubundi kibazo pasi ahubwo uri mugore ni intwari mugore uhangana n'abana babiri wenyine mu mujyi wa Kigali n'ubu buzima tubayemo Dorote wubahwe inshuti yanjye kandi wisubiyeho n'ukuri kw'Imana n'ukuri rwose none se oya bundi bushya twabutahada ariko none se reka mbabwiye mbega ubukuzi ko bishoboka kandi abantu bareka imikino jereka nkuru ubundi yaciye bugufi akava inyuma y'ibi bigarasha by'abanyamakuru akamenya ko ari nje mfura ye mu bagabo akamenya ko ampekeye uku kwabira bizagera oya birashoboka nese ikidashoboka ni Vedasta nicyo tuganira umugore wasubiranye inyuma Vedasta ntiyaje hana kantondagira ngo ariko cyareka babwira umuntu wese ushaka ko mubera escalier ajyaza muhe introduction muhe umurongo yuririraho oya nawe ikintu mvuga Imana iragushenye ngo uruzitiro ngo rugiye konwa ni ibi ngibi se Theogene ninjye wakirangiza nkarangizwa no kumuhamagaro urangiye ni ibintu bingahe bibiri kuva natangaza ko ngiye kurongora umudiaspora aravuze bati umutipe buri yarahita bamugurira imodoka bamugurira igipangu cyangwa etaje turapfuye none tuzamukizwa n'iki reka tuza n'umututu w'umunwa tumududubizeho umudomo ubundi hashye sha ntago wabwi reka nkubwire mukanya nawe yampamagaye ati be umeze utesho ambwira ati sheri we ibi bintu se ujye ubishobora ndamubwira nti iyi niyo cyakura yanjye ati ko ufite agahanga gakomeye nanjye nibyo nabazaga uwo mutwe wawe atuba intego si ukugira ngo nkureke ati barakubeshye ati shu uyu munsi reka mbabwire abantu mudukurikiye hari abantu hano hanze bemeye kudupfira no gutura umva nkubwire pasi hano hanze hari abagore bazi gufata ibyemezo ushobora gufata video uti dore umugabo wawe neza nayikameye neza kwaje akakubwira ati wanjijiwe nigeze nkugira umuzamu w'umugabo wanjye barahara ariko ni bake reka nkubwire abo bakeya nyine Imana iguhuze n'umwe muri bo ariko barahari hari n'uwo babwira ngo siko umugabo wawe namubonanye mu mwaka washize akatavuga ati umunsi nturutamutanyeretse noneho ambwiye ijambo rikomeye umukunzi wawe ambwira ati umugabo ubundi nari nkeneye ni wowe ni umugabo ugomba guca mu bintu nk'ibi ngibi ntabwo ruca muri mayoneze sheri wanjye arankunda abanzi baganye ariko aho ngara gukunda ariko arakantu uvuze ashobora kumubaza aravuga ati Dorote wisubiyeho ibintu byacamo neza none suriya suko umusobanurira nkamubwira nti erega buriya hari abantu bumvikana hari abantu batajya bafunga umutwe mubwiye nti rero imfura mu bagore yisubiye yasabye imbabazi asaba imbabazi n'umuryango sibyo erega pasi karame abantu batagira ngo nuko turi hano imbere ya kamera uranyumva neza nese umwana nzabyara uzaza higa Sharoni nuwuwe azaza mukurikira rwose kuko niwe mfura uzavuka wese azaza kurikira Sharoni byabe n'inguri yarabanza abandi bagakurikira kandi reka nkubwire niga gukikira umwana mbyaye niwe nahereye rwose hanyuma waza muhiga ninde
nta wundi umuhiga ku mutima nuko karire k'inyana mubiri mwiza utemba itoto wowe bwiza budashira irora agaseke karapfundikiye nzagapfundura rukuje. Imana iguha umugisha Theo yenda hari ubutumwa abantu yenda mwasenganye cyangwa abandi bantu bose bo bari batumye njya muri kamere ibi ngibi ntago nkunda kuvuga nabi atagira uwo bicumuza. komeza usenge wihangane ibintu aho wagenda wana we hoze korenda nyiringabimana hoze korenda yera we hoze korenda. iyo uciriritse urwana intambara ziciriritse hangegera igira iki intambara. wari wabona ingabo special force iza guhagarika abajura hano muri karitsiye cyangwa irondo ry'umwuga riba rihari? aho yanjye narababwiye ngo nta munyerondo urinda porotayi yo kwa generale. iyo uvuze Theogene urarya wabyaguhira ukishura inzu ariko imenagitero wenda gufungisha. Imenagitero mbaye mbikubwiye naza saba imbabazi ndagufunga pe. Reka tubashimire cyane Theo. Sawa. Abantu baradukurikiye tubabwire ngo Imana ibahe umugisha kandi Theo nawe ukomeze usenge aho wagenze niho hanini kandi urugamba rukomeye barugiye kurangira. Harya ngo bakande akanyenyeri ikindi subscribe hehe hari channel rero mucaye bugufi Theo turabizi ko afite YouTube channel sibyo? Umuntu udashaka kumva amatiku n'iriba ry'abera TV nta zindi nduru ziriyo. Iriba ry'abera TV yes ni YouTube channel. Imana amuhaye ibikoresho ni ukuri. Imana yaguhaye imashini ntusaba imashini ntusaba kamera icyo usaba n'abantu baza kukureba nibakande subscribe sabone n'umushuru umufaransa cyane sabone. hanyuma nibarangiza bahamagare bananwerere ubukwe ni mariage ni pafu. ibi nta gutwika kurimo pasi nta gutwika kurimo. I was thinking ndatekereza njewe ikintu nakwishimira uyu munsi wa none ninubaka izi nduru zizaba zirangirega. ndashaka intwari byibuze yaza bakareka kuva muri zino nduru za YouTube bakagufata Theo bakavuga ati tugende bakajya kwa Masharoni bakabicaza bonyine bakavuga ati reka noneho twumve ibi ngibi tureke iby'imiryango tureke ibi ngibi. niba uri umukristo aho kugira ngo wenda uvuge ngo tuwararangiye cyangwa se uriya mugore yararenganye byibuze ukaba uri hafi bano bose barahari ushaka kuvuga uti rwose ndashaka kugira ngo umugore wanjye hari ibyo avuga biri ukuri ariko nanjye hari ibyo mvuga biri ukuri kandi burya umuntu afata umwanzuro wo gufata decision yo kuzinga ntago aba ari ibintu byoroshye. ntago nakiheku ntago abana banjye Theo namuhamagare kuri 07 83 01 002 iyo nimero iba muri mobile money. nibishaka Theogene bamugisha turabakunda cyane ndabakunda abacumujwe n'ahahise umugani wa ntuza mugire mutya muze dukizwe. Sawa.